Shuti muvandimwe, reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana. Iyi nkuru uyumve neza, uyitega amatwi, kuko ni inkuru ibabaje cyane ndetse ntuze kuyirengaho utayisoje ngo wumve iyo ariyo. Rimwe uzatumira umuzimu mu bukwe bwawe, nyamara uzi ko ari inshuti yawe mwabanye kera, mwigeze mukundana kera, uri gutumira mu bukwe bwawe. Izo nkuru zarabaye ku bantu babiri, umwe atuye mu karere ka Nyanza, undi atuye mu mujyi wa Kigali. Nyamara kwakunda abantu batakibasha kuganira, umuntu asigaye kwibuka ari uko ageze mu bibazo gusa, nibyo byabaye biherekejwe n'iyi nkuru. Aba bantu ntibari baherukanye kuvugana, ntibari baherukanye kubazanya amakuru, ntibari baherukanye gusuhuzanya ndetse n'ibindi. Uyu mugabo wari utuye umujyi wa Kigali yageze igihe cyo gukora ubukwe, nibwo yatangiye kwibuka abantu yari azi bose kugira ngo abahereze ubutumire. Yaje kwibuka ko hari umuntu bigeze baba inshuti, yigeze amenya, bigeze bigana, ndetse ko uwo muntu afite ubushobozi ariko akaba atuye mu karere ka Nyanza. Nyamara yahise abitekerezaho, atangira kumva ko akwiye kumumenyesha ubukwe bwiwe ngo ntazabuburemo. Nyamara se ni ugutabuburamo gusa, ahubwo ni intwerero yashakaga. Byabaye ngombwa ko abitekerezaho neza, apanga koherereza wa muntu ubutumire. Ariko mbere yuko abumwoherereza yatangiye kujya amuhamagara kenshi kuri telefone. Aramuhamagara kenshi, amuhamagara iminsi itandukanye mu bihe bitandukanye, ariko uwahamagara ntiyitabe telefone. Akajya ahora amuhamagara ntiyitabe telefone. Nyamara wa wundi ari guhamagara yari amaze igihe kinini cyane arwariye mu bitaro bya Kabgayi, ndetse arembye cyane, ndetse ari no muri koma. Niyo mpamvu atitabaga telefone. Byaje kugeraho wa wundi ufite ubukwe utuye umujyi wa Kigali yigira inama yo kohereza ubutumire kuri WhatsApp. Nyamara ategereza ko uwabwoherereza azasoma bwa butumire, araheba. Byabaye ngombwa ko yigira inama yo kuvuga ati byanze bikunze uyu muntu ari kunyirengagiza, uyu muntu ari kwirengagiza ibyanjye, ntashaka kumufata, ntashaka kusoma ibyanjye, ntashaka kugira gutereka mwandikire ku message isanzwe. Amwohereza ubutumwa busanzwe amubwira bati nakoherereje, nanaguhamagaye kenshi wanze kumfata, ese twapfuye iki? Naraguhamagaye inshuro nyinshi wanze kumfata, ariko nakohereje ubutumire kuri WhatsApp yawe, uze gufungura urebe. Arongera aramwandikira amubwira ngo yewe wibuke neza ko mfite ubukwe, ntuzabure ndakwinginze, ntuzabure, kandi wibuke ko twigeze tubana, twigeze dusangira kabisa n'agahiye. None rero mfite ubukwe. Muri icyo gihe ari kumwandikira izo message amumenyesha ibyo ngibyo byose, uyu mugabo yandikiye izo message yari amaze nk'iminsi napfuye, ndetse bamushyinguye. Uyu mugabo w'i Kigali yaje gukoresha ubukwe bwe buraba, burasozwa neza, burarangira, ariko yitotombera wa umushuti we bigeze babana w'i Nyanza ko atamutahiye ubukwe. Byaje kuba ngombwa ko hashize igihe kinini uyu mugabo w'i Kigali we n'umugore we bamaje kubana, nyine birumvikana, baje kujya ahantu kujya gutabara umuntu wagize ibyago, bajya mu irimbi, ahantu bajya gushyingura. Bagiye gushyingura muri rya rimbi, mu gihe abantu babazunguruka, arimo arazunguruka yitaba telefone ku muntu arumuhamagaye, nibwo yagiye kubona abona imva. Arebye imva abona iriho ifoto ya wa wundi yatitirizaga, yahamagaraga, ndetse amucyurira cyane, amubwira ko atari kumufata, ndetse atari no kwifuza kuba yamutwerera. Agahinda karamwica, akubitwa n'inkuba. Kumbi uwo nitotomberaga, kumbi uwo natumiraga mu bukwe, kumbi yarapfuye, kumbi ntakibaho. Abantu benshi muri iki gihe dusigaye twibuka abandi ari uko turi mu bibazo gusa. Ugahamagara umuntu umubwira ngo yewe nguriza amafaranga, nyamara ntuzi niba arwaye, ntuzi niba arembye, ntuzi niba afunze, ntuzi niba yarapfuye. Ukamwohereza ubutumire ko nari nkeneye ibihumbi 10, waba ubinyoherereje. Yewe rimwe na rimwe nta n'wibuka no kumusuhuza. Abandi basigaye bibuka abantu ari uko bafite ubukwe runaka. Nta nubwo akeneye kumenya amakuru yawe, nta nubwo akeneye kumenya niba uriho, cyangwa niba ufunze, cyangwa niba urwaye, cyangwa niba urembye, cyangwa niba warapfuye, cyangwa niba uri muzima. Ahubwo arahita ashakisha nimero yawe akohererezeho ubutumire, atitaye kumenya ku makuru yawe.
Ibyo ngibyo biraba mu nshuti ndetse n'abavandimwe ahantu hatandukanye, aho umuntu asigaye yibuka undi kubera ikibazo gusa, ndetse ibyo biranabaho n'ahandi usanga umuntu atakibuka no gusuhuza undi, ahubwo akikubona ahita akubwira ikibazo afite gusa. Yewe hari n'uzaza gukuvunjisha amafaranga ariko ntiyibuke kubwira wiriwe, waramutse, mbese uraho, agahita akubwira mvunjira, ahita akomeza yirukanka. Aho ngaho rero niho isi igeze mu bihe nk'ibi ngibi. Rimwe uzatumira umuzimu uzi ko uri gutumira inshuti yawe, utumira umuzimu mu bukwe bwawe, yewe yarangije gupfa, impamvu yapfuye ntubimenye, nuko icyo wari uri kuvizaho ni ubukwe gusa, nicyo gitumye umwibuka. Iyo hataza kubaho ubukwe ntiwari kumwibuka, niyo mpamvu utigeze unamenya ko yarwaye, niyo mpamvu utigeze umenya ko yarembye. Njyewe rero umwanzuro nafashe, uwo ntazi amakuru ye sinzanamwiyambaza. Ndabashimiye cyane, ndabifuriza amahoro y'Imana. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wa YouTube channel Cyirori TV, wibuke ukore subscribe, ukore like ndetse na share, ndetse ukane no kunzogera kugira ngo tujye turushaho guhanana inama ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndagushimiye, Imana ikomeze kubana nawe.